Inshuti bakundwa, inshuti zanjye, nongeye kugaruka ngira ngo tuganire kuri bimwe mu biribwa bikungahaye cyane ku myunyungugu, kandi bimwe birimo amavuta ashobora gufasha umubiri kumererwa neza, kimwe no kumererwa neza ko mu nda. Hari ikiribwa kimwe harimo avoka. Avoka ifite imimaro 12 zatuma uzakunda avoka. Rero iyo mimaro harimo avoka ikungahaye cyane ku potasiyum. Iyi potasiyum ikenerwa cyane n'umubiri wacu kuko ituma umubiri ukora neza, bityo bikakurinda indwara zifata umutima ndetse bigatuma umutima utera neza n'amaraso agatembera neza. Avoka ifasha amaso gukora neza. Avoka ikungahaye ku binyabutabire bita wirinde na zitandukanye. Ibi rero bifasha amaso yawe kutangizwa n'imirasire y'urumuri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bakunze kurya avoka ntabwo bagira ikibazo cy'amaso ndetse ntibahura imbogamizi zo kurwara amaso, bakayarwara imburagihe. Avoka ifasha mu gutakaza ibiro. Nuko abantu benshi usanga bavuga ko ari umubyibuho, siko kuba ko aho avoka igira ibinure bita monosaturated fat. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibi binure ari byiza kuko bifasha umubiri wawe gutakaza ibiro ndetse n'ibindi binure bibi, bityo bikagufasha kunanuka. Avoka ituma ugubwa neza. Muri avoka habonekamo icyo bita folate. Iki rero ni ingenzi cyane kuko mu mikorere myiza y'ubwonko, kuko n'iyo ubura intungamubiri ushobora kurwara indwara yo depression cyangwa se depression. Iriya ntungamubiri kandi ifasha abagore batwite kubyara abana bameze neza. Ni byiza ku mugore utwite kurya avoka. Avoka ituma umubiri uhorana imbaraga. Avoka ikungahaye cyane ku ntungamubiri zo mu bwoko bwa vitamine B nka B1, thiamine, B2, riboflavine, B3, niacine. Izi rero zifasha umubiri guhindura ibyo twariye mo imbaraga z'umubiri. Kurya avoka rero bituma umubiri udacika intege. Ikindi kandi iyi niacine iboneka muri avoka bifasha kutabyimbirwa ndetse bikanarinda imitsi y'amaraso imitsi y'amaraso bita nziza umutima. Ibindi byiza byitwa monosaturated fat twabonye biboneka muri avoka bifasha imitsi y'amaraso kumera ndetse bigatuma umutima ukora neza. Ubushakashatsi buheruka gukorwa bwagaragaje ko avoka ifasha mu kugabanya ibinure bibi. Avoka ni nziza ku bwonko. Avoka ikungahaye ku ntungamubiri ya vitamine E. Iyi rero ifasha kurinda indwara y'ubwonko bita
Alzheimer disease, ndetse ikanafasha ubwonko kugira ubushobozi bwo kubika ibintu ndetse no gutekereza. Avoka ituma amagufa akomera. Kurya byibura igisate cya avoka ku munsi uba uhaye umubiri wawe 15 bya vitamine K. Umubiri wacu ukeneye iyi vitamine rero ifasha amagufa kuremera ndetse no gukomera, ndetse bikanarinda kuvunika ubusa. Ni byiza rero kurya avoka kenshi niba ushaka kugira amagufa akomeye. Avoka ni nziza ku ruhu rwacu. Avoka ni nziza ku ruhu rwacu, waba uyiriye cyangwa se uyisiga uruhu mu byo bita mask. Vitamine C usanga muri avoka ifasha uruhu rwawe kugaragara neza, ikura imikanyari ndetse inarinda imirasire y'urumuri kwangiza uruhu. Avoka ifasha guhangana na kanseri. Avoka igira ikinyabutabire bita oleic acid. Iki kandi kiboneka mu mavuta ya olive no mu bunyobwa. Iki rero gifasha guhangana na kanseri y'amabere. Ikindi kandi ubushakashatsi bwagaragaje nuko avoka igira ibyo bita avocatine B, bikaba byica uturemangingo twa kanseri. Avoka ifasha prostate gukora neza. Ikinyabutabire bita beta storasterol dusanga muri avoka gifasha kurinda prostate kugabanya ku bagabo, ndetse bikanafasha abagabo bafite prostate yabyimbye kumererwa neza. Niba rero urwaye prostate ndetse ushaka no kuyirinda, ni byiza kurya avoka buri munsi kuko bizagufasha. Alright, komeza rero ubane natwe, komeza wishimire ibiganiro dukomeza tubagezaho. Shata mukazi